igitangaje kurushaho nuko uyu Rusi atari umuntu ukaze mu by'idini. Hari n'igihe abantu bagira ngo wenda aba bantu bagaragara cyane mu mibereho y'iby'itorero bakora imihango ikomeye cyangwa bayikorerwa ari bo bonyine aya magambo areba. Hari n'igihe umuntu aba yicecekeye atarigeze yigaragaza mu bintu byinshi, ataririmba runaka, atabwiriza runaka, ariko Imana ikamuremamo ibyiringiro. Ntabwo Rusi yari umuntu ukaze mu by'idini, ariko yari akaze mu bitekerezo byo kwizera no kwiringira Imana. Akanya ko kwihanganisha bene data barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nihanganishe kandi umuryango nyarwanda muri rusange ko bino bihe byongera kutwibutsa. Ariko ijambo ngira ngo tuganire yewe muri aka kanya naryise kubabarana ibyiringiro. Dufite impamvu nyinshi zo kubabara, dufite n'ibintu byinshi bitubabaza, dufite impamvu yo kurira, dufite impamvu yo kwigunga, se twagira impamvu zo kugubwa nabi mu buryo bwari bwo bwose, kubera ko ibyatubayeho ni binini, biraremereye, si iby'umuntu, si ibinyarwanda, nta nubwo nibiva ku Mana, ni byaburiwe izina. Ariko Bibiliya yo ntago igihuru kigira, nibura n'ikivuga, ikomeza kutwingingira no kudukomereza kugira ibyiringiro nubwo twaba turi mu mubabaro ukomeye. Ndashaka ko tuza gusoma makuru magufi y'umuntu witwa Rusi. Turasoma dusimbuka imirongo kubera ko tutabona umwanya wo gusoma byinshi, ariko turaza kuba dushakamo isomo ryo kubabarana ibyiringiro. Duhereye ku gice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa gatanu kugeza ku wa gatanu. Reka tuhasome twihuta. Haravuga ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asubukira mu gihugu cy'i Mowabu we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore witwaga Naomi n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurata y'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigara n'abahungu be bombi, barongora Abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi, bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa, uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Dusimbukire muri icyo gice cya mbere ku murongo wa 16. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, kandi Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Turasoreza mu bice 4 ku murongo wa 14. Aho haravuga ngo abagore babwira Naomi bati Uwiteka himbazwe utakuriza udafite umucunguzi, icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli. Bene data nshuti bavandimwe, iyi nkuru nayisomye yose, basomeye duke kugira ngo batera amatsiko abakunda Bibiliya muze gusoma, ariko kugira ngo tuganire nta kivuze ndongera gisubiremo kandi kivuga kenshi, tuganire ku ijambo ry'ibyiringiro biva ku Mana, bigira imbaraga zo kunesha agahinda, bigakamura ubwihebe, bikarema umuntu mushya, ahubwo bigasohoza indirimbo nishakwe n'umutima unezerewe, nyamara kandi ukanezerwa hejuru y'amakuba, hejuru y'umubabaro n'agahinda kenshi. Ubwo bushobozi Imana niyo ubutanga, bene uwo mutima Imana irawugira kandi irawutanga. Abantu bashobora guca mu mubabaro umwe mu bintu bijya gusa, ariko bakanyurana uko babyitwaramo n'uko babyifatamo, bakazananyurana uko bazabisohokamo. Muri iyi nkuru twasomye igitabo cya Rusi, havugamo abantu batatu b'ingenzi. Umwe ni Naomi, undi ni Rusi, undi ni Bowazi. Ntabwo nabonye umwanya gusoma byinshi, ariko aya mazina atatu muyiteho muri kino kiganiro. Izina rya mbere rya Naomi ubundi risobanura w'igikundiro mu gisobanuro cy'izina, n'uwari mwise yamwifurizaga guhura n'ibyiza no gukundwa no kugira igikundiro. Ariko amateka ye yatumye bitaba bityo, ahubwo muri iyi nkuru ahagarariye abantu bahuye n'ibintu bikomeye bikabatera kubabara, bikabatera umubabaro munini. Uwo mubabaro ukaza kubatera gupfa mu buryo bwinshi, bagapfa mu mwuka, mu mitekerereze yo gutekereza Imana, bagapfa mu mibereho y'umuntu yo kwiyitaho,
bagapfa no mu mibanire n'abandi kubera umubabaro bahuye nawo. Turaza kubireba. Uwo ni Nawomi. Rusi nawe yahuye n'amakuba, turi buyarebe imbere gatoya, ariko we umutima we ugira ubushobozi budasanzwe bwo kugumana ibyiringiro muri uwo mubabaro ukomeye, kandi aranabivuga akiri umubabaro hagati. Ndaza kubibereka. Avuga ko badashaka guheranwa n'agahinda. Aravuga ngo ngiye ntabwo ibyambayeho nifuza ko binzingazingira ahantu hamwe ntashobora kuva, ahubwo ngiye ndumva mfite ubushobozi bwo kwatura ibyiringiro n'ibihe byiza by'ahazaza, kuko yari yizeye Imana kandi abo mu buryo budasanzwe, byatumye Imana ikurikirana amagambo yavuze kandi ayageraho. Uwa gatatu ni Bowazi. Bowazi ahagarariye abantu Imana yazigamye ngo bazagirire umumaro abandi. Bavandimwe, ntago abantu bose bazaca mu mubabaro. Uyu munsi nahoze nkurikira ikiganiro cyatanzwe n'abayobozi mu nzego z'igihugu, bashyize cyane cyane umutima ku rubyiruko rw'u Rwanda, kandi urubyiruko ni abantu abenshi, imibare minini ni abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Unuva ko bafite imyaka 26, umuntu aba ari umujene uhamye. Icyo bakomeje kuvugana kunze ni ukubyaza umusaruro amahirwe Imana iduhaye. Ntabwo rero abantu bose bazaba abanyamumaro uko bagombye guca hakomeye. Uyu rero Bowazi ahagarariye abantu Imana yagiriye neza kuva mu ntangiriro, ibabitsemo kuzagirira abantu neza. Nshuti bavandimwe, muteze amatwi iki kiganiro iradiyo ivugirwa ubutumwa bw'Imana, ndagira ngo munkurikire muri ubwo buryo butatu. Dukurikirane Nawomi, tumukureho amasomo. Dukurikirane Rusi, tumukureho amasomo. Dukurikirane na Bowazi, tumukureho amasomo. Hanyuma noneho turaza gusoza byombi tubihuza, tugira icyo dukuraho mu gusenga Imana. Ngaruke kuri Nawomi rero. Nawomi yagezweho n'ibintu 5 biremereye. Iyo bisoma bakubwira ko yishwe n'inzara. Mu ntangiriro y'iriya murongo nabisoma. Inzara iramwica pe, kandi inzara kubura ibiryo buriya ni ikintu gikomeye. Ushobora kumara igihe kinini wambaye imyenda mibi cyangwa mike, ushobora kumara igihe kinini mu mbeho, ushobora kumara igihe kinini ugenda n'amaguru, ariko buriya kwicwa n'inzara nicyo kintu kibi kibaho. Mbonereho no kubwira abantu bose, twakomeje no kubivuga, kino gihe abantu bashonje, umuntu wafite akantu yasagura ntakajya arya wenyine. Inzara ni mbi. Kubura icyo uteka, ukabura icyo uha abana, bakakubaza ngo turarya iki mama, turarya iki papa, turarya iki mubyeyi, ukabura icyo ubaha nawe ntacyo wihaye, ni ibintu bibi. Turihuta. Yishwe n'inzara, ubwo simbitindamo. Icya kabiri, yabaye mu buhungiro. Yavuye mu gihugu cy'iwabo kubera ya nzara, arahunga arambuka ajya mu gihugu cy'amahanga kandi batamukunze cy'Abamowabu, abimpunzi. Kuba impunzi ubwabyo tubiziranyeho, Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakristo bene data duhuriye mu nzu y'Imana, guhunga tubiziranyeho. Ni amateka dusangiye. Abantu benshi bafite imyaka y'ubukuru guhunga muzi icyo bivuze, umuntu akaviwe akajya iw'abandi. Cya gatatu, yabaye umupfakazi. Gupfakara ni kimwe mu bigeragezo bikomeye, kuko umuntu wabonye urugo kubaka, igihe cyagira ubakanya akamuta akagenda, ntabwo bishobora kumusiga gutyo, bimusigira ikintu gikomeye. Cya kane, yapfushije abana b'abahungu kandi bose. Yari yarabyaye abana 2, abavuze amazina hariya, Maharoni na Kiriyoni, bombi barapfuye. Bapfa bakurikiranye, bapfira muri ya nzara, bapfira mu buhungiro, kandi bapfa bakurikiye se. Uvuga gupfakara no gupfusha umugabo. Hanyuma turafite ijambo ryitwa intwaza, dushaka gusobanura abantu bari barabyaye abana bagapfa bagasigara bonyine. Nawomi rero ni umwe muri bo. Iyo haza ko za porogaramu zifasha bo, Nawomi yagombaga kujya kuri urwo rutonde nawe agafashwa nk'umuntu wigeze kubyara, wigeze gushaka, ubu akaba asigaye wenyine yihirika mu nzu. Uratekereza urugo rwa rurimo abantu, rwuzuye abantu, baryaga ibyo kurya byuzuye isafuriya n'isahane, bararabatera urwenya baganira, hanyuma bwacya mu gitondo umuntu akaza kwisanga yihirika muri iyo nzu wenyine. Iyo tuvuga ubupfubyi, abantu bajye bagerageza kwishyira mu mwanya w'abo bantu. Nituvuga ubupfakazi, abantu bajye bagerageza kwishyira mu mwanya w'abo bantu, kuko buriya jenoside yarateguwe koko nk'uko mu nyigisho tubitanga mu biganiro, kandi bifite ibimenyetso byabyo. Ariko buriya abaturage bo hasi batari baza amarenga y'ibya jenoside, byarinze bigera no ku munsi w'upfa bibwira ko bitaremereye kuri rugero. Abenshi rero batunguwe no kwisanga ubuzima busabwa gukomeza, kandi bukaza gukomeza mu rugo no muri karitsiye yararimo ashyigikiwe.
ari umugabo wubatse, ari umugore ushyigikiye ufite abana b'abasore n'inkumi, uyu munsi turimo turibuka. Noneho babwire ko ubu biranaremereye kurenza. Kambabwira aka kantu, ubu kwibukira mu rugo noneho niho kwibuka kwaremereye gukomeye. Mbere twagiraga ubushobozi bwo gusohoka hanze, abantu 5 basigaranye bagahura, inshuti n'abavandimwe bakegerana, bakajyana mu modoka, bagatwara indabyo, hanyuma bakagera ku rwibutso, bakagaruka ku matongo, ukabona abantu basangiye ako gahinda baragatwaranye. Ubu rero kubera iki cyorezo cya coronavirus cyadushyize mu yindi discipline yo kuba mu rugo, akaba no kwibuka bidusanga. Ubu kwibuka byaremereye kurenza. Ariyo mpamvu mvuga ngo abanyumva uwagira ubushobozi wari we wese mu buryo nyine bujyanye na discipline turimo, aba bantu b'imfubyi n'abapfakazi kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Bari bonyine, nta nubwo bemerewe no kugira n'uwo bahura ku nyungu z'ubuzima. Nanone biraremereye kurutaho. Yapfujije abana bose. Nicyo cya 4. Cya 5 ngo nihute, yabayeho mu Rwango. Abo hantu yaratuye ntaga hari mu bakunzi. Ige mu mateka usanga abamo babona bise batageze gukundana na rimwe, kuko abamo barabanzi babise kuva mu ntangiriro, kandi uko babayeho bakomoka nabo nyine mu zindi nzira zo kubura ibyiringiro. Abamo wabo nabo n'ubwoko bwakomotse mu nzira zo kubura ibyiringiro. Ngibyo ibintu 5 byabaye kuri Naomi, hanyuma rero biramwica. Urupfu rwe narushyize mu bice 3. Cya mbere, yapfuye mu mutwe. Yapfuye ndavuga gute, reka mvuge mu mutima wo kwizera Imana. Iyo usomye kino gitabo ugasoma ku murongo wa 20 w'igice cya mbere, wumva amagambo avuga. Yaravuze ngo ntimukanyite Naomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka ngaruye narerereye, munyitira iki Naomi? Ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose akaba yarambabaje. Hano hari ibintu 2 ngira ngo abantu dutekereze hamwe. Icya mbere, ibyamubayeho byose yabishyize ku Mana. Iyo umuntu yamaze kubona kaga n'agahinda n'intambara n'ibyamubayeho byose, akavuga ko byavuye ku Mana, kumuremamo ibyiringiro bikomeye, kuko isoko y'ibyiringiro ni ku Mana. Imana niyo nyiri ibyiringiro no kumenya. Iyo umuntu yamaze gufunga umuyoboro umuhuza n'Imana, kongera kumuzura bisaba urugendo rurerure cyane. Ibyo rero byamubayeho, afata ibyabaye byose aravuga ngo ni Imana yabiteye. Iyo yanteye inzara, yamfakaje, yangize imfubyi, yangize ukonduko. Icya kabiri, umubabaro wamuteye kwihakana ubwe. Nimubona abantu benshi jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa, abantu benshi bibwiye ko ubuzima butazashoboka. Uzasanga bamwe baragiye biroha mu mibereho idashoboka, avuga ngo icyatumye ngiye nsigara ni igiki, mwaretse ngapfa nanjye. Agashakisha ku buzima busa n'ubumuganisha mu rupfu. Ayo marangamutima njya rupfu rero nayo n'indi resulta cyangwa n'undi musaruro w'umubabaro wabuze ibyiringiro. Yaravuze ngo ntimuzongere kunyita Naomi. Yihakanye uwo ari we, yihakana uw'igikundiro, yihakana ubupfura, yihakana ubuzima, avuga ko akwiye kwitwa Mara, uwashaririwe. Umuntu umeze utyo aragoye. Ushobora no kumufasha ibyo umufashije akabijugunya. Ushobora no kumuha icyamuteza intambwe, akavuga ngo urampa inka y'iki kandi abana banjye barapfuye. Ndibuka umusaza umwe bigeze kumufasha muri no gahunda yo kuzamura imibereho y'abacitse ku icumu. Mbere yari afite inka zikamwa amata bisanzwe, zimwe zitaga Inyarwanda, ubwo niryo zina gikoresho ryakoreshwaga. Amata makeya, afite n'abana benshi. None abana ntabakwirwe n'amata. Abana be barapfa, haza none inka zikamwa amaritiro 20-40. Bayimuhaye umunsi yakamunye amata menshi, niwo munsi yaraye nabi. Abona amata yuzuye ibicuba, aravuga ati kuki mumpaye amata narapfushije abana? Ubona zino nk'iyo ziza abana banjye bakiriho. Agasura amazina y'abana be, amata ayarora aho ngaho, noneho yanga kuyanywa, ajya kwiyahuza akanyanga. Aravuga atoya, sinkanywa amata abana banjye badahari. Ndanywa amata yewe w'imyaka 50-60 y'iki nyiranaka na runaka abana banjye barapfuye. Kugira ngo azongere kwemera ubuzima bwo kunywa amata, biba ikibazo gikomeye cyane. Nshuti bavandimwe munyumva, nimo ndavuga ngo tubabarane ibyiringiro. Iyo wabara udafite ibyiringiro, n'icyaka kurengeye kirakunanira. Ariko iyo wemera ibyiringiro bikaza, haba hari amahirwe ko Imana izongera kukurema bushya. Ndaza kubereka ko Imana yagiriye Naomi mu ntambwe z'imbere zikurikiyeho. Cya gatatu cyamubayeho, ni umubabaro watumye yihakana kubana n'abandi. Ubundi mu bantu yari afite aho harimo n'abakobwa be b'abakazana be. Ubundi umukazana w'umuntu n'umwana we, umwana
umugore w'umuhungu wawe ari umwana wawe, cyangwa umukwe cyangwa umukazana aba ari umwana we. Ariko bo bagerageje babatereka tugumane dukomeze dufatane mu nda. Arabahakanira burundu, abaha ibimenyetso simusigaye mubwira ngo nimwigendere mumve iruhande, muva aha ngaha, sinkeneye kubana n'umuntu wari we wese. Aravuze ngo nta neza nimwe wangirira ngo nzongere kuba umunyamubaro. Ubwo ni ukuvuga rero mu mwuka yapfuye, mu buryo bw'umuntu busanzwe bw'imibereho yangiritse, no mu mibanire y'abandi yangiritse. Izo ni ingaruka z'umuntu ufite umutima wababaye ariko ukaza kubura ibyiringiro. Ariko bavandimwe, ndakomeza kuvuga ngo tubabarane ibyiringiro. Kubabara ufite ibyiringiro biguteguriza kuzongera kubona ejo hazaza. Wakwibaza ngo none se bene uwo abazabaho ati ibyiringiro biri hehe? Imana yikorera iki uwo muntu? Igisubizo kiroroshye. Iyo usomye muri Zaburi ya 62 umurongo wa 6 haravuga ngo umutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Bavandimwe, Imana ni igisubizo kuri buri kibazo. Imana yarengera umupfakazi, ikarengera imfubyi. Imana yahagarara mu cyuho cy'abantu twabuze, ikongera ikagushamikaho abandi bantu, ukazisanga mu buzima bwiza bw'ibyiringiro nubwo hatazuka abambere. Ndagira ngo mbategurize kuza gukurikirana Nawomi ku musozo, na araza gusoza mu byishimo. Ndaza kumubereka mu birori, ndaza kumubereka abantu bagarutse, ndaza kumwereka abantu banezerewe, noneho yemeye abantu kandi anejejwe n'ubuzima bayemo nubwo ari mu myaka ikuze igeze mu gihe kiri imbere. Rero Imana itegurira umuntu uburyo budasanzwe bwo kuzamwiyereka, kuko umugambi w'Imana ku muntu nta guterwa n'urugero rw'uko umutima we umeze, aho guterwa n'iki Imana yagambiriye ku muntu gusa. Turaza gukomeza noneho tuvuga kuri Rusi nawe uko nawe yari afite umubabaro, ariko kandi uwo mubabaro we awugira awubabaranye ibyiringiro by'ejo hazaza. Turaza gukomeza na Rusi mu kandi kanya. Mana warazipfubyiwe takubapfakazi, urengera abadafite shinge na rugero. Mwami waradutabaye, twabonye ukuboko kwawe. Mwami waradutabaye, twabonye ukuboko kwawe. Ibyo ni bihamya by'imirimo yawe Mwami wakoze. Ibyo ni bihamya. Nawomi Imana yaje kumusubiza umunezero n'ubuzima, ndaza kubibereka. Ariko noneho ndagira ngo dukomeze kuri Rusi. Rusi nk'uko nabivuze mu ntangiriro, ahagarariye abantu bahuye n'amakuba akomeye, ariko kandi bagakomeza kugira ibyiringiro ku Mana. Igitangaje kurushaho ni uko Rusi atari umuntu ukaze mu by'idini. Hari n'igihe abantu bagira ngo wenda aba bantu bagaragara cyane mu mibereho y'iby'itorero, bakora imihango ikomeye cyangwa bayikorerwa, ari bo bonyine aya magambo areba. Hari n'igihe umuntu aba yicecekeye, atarigeze yigaragaza mu bintu byinshi, ataririmba runaka, atabwiriza runaka, ariko Imana ikamuremamo ibyiringiro. Ntabwo Rusi yari umuntu ukaze mu by'idini, ariko yari akaze mu bitekerezo byo kwizera no kwiringira Imana. Nagira ngo nawe mbabwire ibintu 5 byamubayeho byagombaga kumwica, ariko ahitamo kudapfa. Icya mbere, Rusi yavutse ku cyaha nayo gitewe no kubura ibyiringiro. Abakunda gusoma Bibiliya ntabwo twabona umwanya, baze gusoma mu Itangiriro 19 umurongo wa 30 ugana kuri 38. Barahasanga inkuru y'umusaza witwa Loti. Imana yarokoye mu bitangaza Sodomu n'i Gomora, hamaze kurokora n'abakobwa be, bagera ahantu gasozi ka Sowari. Ibyiringiro birakama, barivugira n'amagambo yabo ngo nta muntu n'umwe w'umugabo usigaye kuri aka gasozi wo kuzaturongora, ngo none rutereke data vino, hanyuma turyamane nawe azatubyarira abana, tutazapfa tutabyaye ngo ducikure. Babyara witwa Mowabu n'uwitwa Benami. Abo bombi nibo bakomotseho amoko abiri, ubwoko bumwe n'ubwo abamowabu ariho Rusi akomoka. Nagira mbwira abantu ko Rusi inkomoko ye yonyine yagombaga gutuma yiyahura agapfa, kuko yavutse habi mu cyaha gitewe no kubura ibyiringiro. Bavandimwe, kubura ibyiringiro buriya byongera umubabaro ku wundi kuruta kuwuvura cyangwa kuwukiza. Icya kabiri, yashatse mu muryango umeze nabi nk'uko nabibabwiye. Bariya abantu b'Abisirayeli bo kwa Elimeleki na Nawomi baje ari abantu bashonje bahunze. Ni ukuvuga ko ushobora gusanga nta nkwano bari bafite, ushobora gusanga nta birori bihambaye byabaye. Yashatse mu muryango umeze nabi, kandi ikimenyetso nuko yabaye akihagera sebukwe arapfa, umugabo we arapfa, na muramu we arapfa. Ubwo n'uvuga ngo urwo rugo yari arimo rwari urugo rumeze nabi. Cya gatatu,
Rusi yapfushije umugabo akiri muto cyane. Bibiliya ivuga ko nta n'unda yasigaranye, nta n'umwana yigeze abyara. Ndaza kubereka inyuma gato ko Imana yaje kumwubaka kandi mu buryo bukomeye burambye nubwo yari afite umubabaro ukomeye. Icya kane, kugira ngo twihute, Rusi ntabwo yigeze abyara umwana muri icyo gihe nari mbivuze. Hanyuma icya nyuma ni uko Rusi yabwiwe amagambo y'ubwihebe n'umuntu mukuru wagombaga kumubwira amagambo meza, ahubwo we aramusenya kurutaho. Ndashaka kuvuga iki? Nawomi yari mukuru mu buryo bubiri. Icya mbere, mu bijyanye no kumenya Imana, uyu Nawomi niwe wari warasomewe amategeko n'amasezerano y'Imana y'Abisirayeli ko izagirira neza abantu. Niwe wari ufite amategeko ya Mose uko yararewe ku birenge by'Abayuda n'Abisirayeli babwirijwe Imana. Ariko Rusi yari yaravukiye mu gihugu basenga ibigirwamana, ntiyigeze kumenya Imana n'umunsi n'umwe. Aba mu kanwa k'uwo muntu wakabaye avuga Imana neza, niwe nabwiye ya magambo yamubwiraga ngo Imana niyo yangiriye nabi. Nshingiye kuri ibyo rero, isubirira iwanyu wigendere. Ariko noneho Rusi yakoze iki? Mvuze ibyamubayeho. Wakwibaza ngo kubabarana ibyiringiro byikora bite mu muntu? Ingingo ya mbere inesha ibindi byose, inshuti bavandimwe muneza amatwi akamukumve neza, ni ukwatura ibyiringiro. Ntabwo bisaba ko umuntu aba afite ibifatika n'ibigaragara, ntabwo bisaba ko umuntu aba abona inka n'amafaranga n'abamufasha. Oya, ni ukuba umuntu ari mu kababaro, atareba hanze, ari mu mwijima mwinshi, akanwa ke akakabumbura, akatura ibyiringiro. Umurongo nabasomeye wa 16 ni amagambo ya Rusi. Yaravuze ngo winyingingira kugusiga, wimbwira no gusubirayo. Uransubiza hese? Uransubiza mu Bamowabu, ni abantu bo gusubirayo? Ahubwo ngewe niyemeje kugukurikira aho uzajya hose, aho uzajya nzajyaho, aho uzagwa nzagwaho, ikizagutunga kizagutunga, n'ikizakwica kizanyica. Ibyo byari ukuvuga iki? Nawomi yari yarapfuye mu mutwe we atakiringiye Imana. Ariko Rusi yari yaramenye bikeya by'Imana y'Abisirayeli, ngira ngo bimenyeshejwe n'umugabo wakiriho cyangwa bimenyeshejwe n'Abisirayeli mu minsi mike bamaranye. Aravuga ati Imana yanyu namenye amakuru yayo, namenye ko ari Imana ihindura ibintu, namenye ko ari Imana ihindura umwijima mu mucyo, namenye ko ari Imana irema n'ibitariho, ihera mu itangiriro ikavuga imperuka. Iyo Mana sinshobora kuyivaho. Nawomi nubwo waguye mu mutima, ngewe nagize amahirwe yo kuyimenya, nta na rimwe nzigera ndeka Imana. Ijambo rya mbere rero nk'uko nabivuze, nababwiye ngo nta rindi banga ryo kugira ibyiringiro ni ukwatura ibyiza, hanyuma ibyo bintu watuye Imana ibikubakamo byanze bikunze. Ibyo byose yarabirenze, yatura amagambo meza ayabwira nyirabukwe, kugeza igihe Nawomi yacecetse ntiyongera kumubwira. Habaho amajwi abiri ubundi mu mutima w'umuntu rizamukamo, rimutera kugira ibyiringiro bike n'ubwihebe, hanyuma hagaturuka n'amagambo yandi aturuka hanze. Ariko kuri we ari ibimuturukamo imbere, ari bituruka hanze, byose yabinesheje ijambo rimwe ryitwa kwatura ibyiringiro. Iyo usomye mu Baheburayo ibice 10:23 haravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa kandi azabisohoza. Rero bitangira ari ukubivuga, ariko bigasozwa ari ukubikora. Umurimo wacu ni ukwatura ibyiringiro. Bavandimwe bashumba, abakozi b'Imana, abanteza amatwi, dusangiye umurimo wo gukomeza abantu imitima, ntihakagire umuntu ubwira amagambo yo gukuka umutima. Kandi none uri na mukuru, biba ikibazo gikomeye. Ubaye uri umushumba w'abantu, ubaye uri umupasitori, ubaye uri umuyobozi w'abantu runaka mu rwego rwo rwose, ukababwira ngo turashize, ubwo ngo turapfuye, ngo birarangiye, ngo corona iratumaze, ngo ibigenze biti. Ntago biba ibyo. Ahubwo amagambo yacu ku rurimi rwacu agomba gusohokamo amagambo y'ibyiringiro. Iyo Imana imaze kubona basohoye amagambo y'ibyiringiro, umukozi wayo irayakurikira byanze bikunze, ikazayasohoza uko byagenda kose. Niko rero byagendekeye Rusi. Yashoboye gucecekesha ijwi ry'ubwihebe ryavugiraga mu mutima we no mu kanwa ka Nawomi. Yafashe icyemezo, cyo ni cya kabiri, cyo kwegera Imana kuruta kuyihunga. Abantu benshi bagiye babata Imana yatugiriye nabi, sinzasubira gusenga, sinzasubira mu murimo w'Imana, nzabivamo, nibyo nasenye ntabyo nabonye. Ariko have sigaho icyakubera cyiza, ku Mana niho hari ubuhungiro, uyigarukeho. Hanyuma Rusi, icya gatatu ndaza kukibereka mu bice 22 umurongo wa 2 igice cya 2. Haravuga ngo reka njye mu mirima guhumba, nkurikiye uwo ndi buze kugiriraho umugisha. Kuko nafite umwanya wo gutondeka amateka yose uko byagiye bigenda, ndabibutsa ko Rusi na Nawomi bahagurukanye bakajya mu Isiraheli. Bageze mu Isiraheli, icyo bahasanze itongo nta kindi. Nawomi kubera ko yari yabuze ibyiringiro, ajya mu ihema ritwikira ategereza gupfa. Ariko Rusi kubera ko yari afite ibyiringiro, bagoge ntago napfa nitwikiriye. Yavuze ijambo rikomeye maze kuribasomera ngo reka njye mu mirima guhumba, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Abandeza amatwi mu nyumve. Urumva hari ahantu azagiye,
nta rugo rwa nakagiyemo, nta nubwo ahazi, ni agasozi agezemo bwa mbere, uhazi ni Nawomi ariko mu mutwe harapfuye, aritwikiriye gupfa. Ariko Rusi arahaguruka aravuga ngo ngiye guhumba ni nko gushakashaka utuntu twasigaye inyuma mu mirima, hanyuma ndibuze guhura n'umuntu angirire umugisha. Uko ni ukugira ibyiringiro gusa. Cyo nkundira Imana rero, umuntu umeze atyo Imana ibana nawe. Nshuti bavandimwe unteze amatwi, niba ugifite akabaraga na gakeya kwiyorosa, wahaguruka wagerageza. Mbabwire rwose ko bino bihe turimo bizarangira vuba, nagahe gatoya gusa, dushigaje iminsi mike tugasohoka, abantu basubira mu buzima busanzwe. Umunsi Imana yongeye kuduha ubwo buryo n'ubuzima busanzwe, ntuzemere kwipfumbata ngo urinde upfira mu nzu. Uzahaguruka ugerageze bitoya, Imana izakeza amaboko yawe kandi izakugiriraho umugisha. Iki Imana yakoze ni iki rero? Hari ibintu byinshi nahoze mbona Imana yakoreye Rusi amaze gufata ibyo byemezo bitatu mbabwiye: gucecekesha amajwi, kwemera guhaguruka, hanyuma noneho akavuga ngo ntago ndi bupfira aha ngaha, akagenda. Imana yabanye nawe rero. Cyambere yaherekeje ibyiringiro bya Rusi kugeza ubwo imumara umubabaro burundu. Ndaza kubibereka ngeze ku musozo. Icya kabiri, Imana yakoresheje Bowazi, nigeze kumuvuga, kuko Bowazi navuge ngo ni umuntu Imana yateguriye kuzagira umara abandi, imuha ibyiza byose. Kamvuga ibintu nka bibiri afite bikomeye. Icyambere, Bowazi yari afite umutima w'Imana, wuzuye imbabazi, wuzuye impuhwe, gukunda abakene, abanyamubabaro n'abatishoboye. Ariko ku rundi ruhande yari afite n'icyo kubafashisha. Yari afite umurima, yari afite inka, yari afite amazi, yari afite amafaranga, yari afite utuntu. Nidusenga muze kubinyibutsa bene data, tuze gusaba Imana iduhe n'ubukire, iduhe okaziyo zo kubaho, kugira ngo umunyamubabaro n'umukene nakugenderera we kurirana nawe gusa, mwese murangirire mu marira, ahubwo mujye murirana kubw'agahinda kuko karahari. Ariko nibirangira Imana iguha icyo kugukumuha. Ni byiza bene ibyo ngibyo. Yari afite byombi rero, ibyo ngibyo wabigira aba ari umuntu Imana yateguye. Hanyuma ikindi, Imana yakoresheje Rusi kuza kuvura umutima wa Nawomi, nabyo ndaza kubereka tugeze ku musozo. Imana yashubije Rusi umuryango, Imana yamukuyeho umutwaro w'amateka mabi w'iwabo, Imana yongeye kumwubaka, imuha umwana, arabyara. Uwo mwana yaje gukora ibitangaza, avukaho n'abandi bantu bakomeye ntafite umwanya wo kuvuga aha ngaha. Rero bagaruriye Imana icyizere, bayigarurira ibyiringiro, bayigarurira ibyiza by'uburyo bwose. Turimo turegera umusozo, iminota yacu ntago ari myinshi, ariko ndagira ngo mvuge gatoya kuri uyu mugabo witwa Bowazi, ibikorwa yakoze. Icyambere, amaze guhura na Rusi, ngo yamurebye yikoreye ibyo kurya yahumye, bipfuye, bijonjoro n'ibintu bitari byo. Ngo aramuhamagara, amubwira amagambo adakunda kuvugwa na benshi. Cyambere ubwe ngo mukobwa wanjye. Cyo ni ijambo umusaza yabwira umuntu ukumva umutima ururutse. Aravuga ngo namenye ibyo wagiriye nyoko bukwe, kandi ko wahungiye ku Mana y'Abisirayeli utaruzi. None iyo Mana wahungiye mu semaba yayo kugirire neza. Abivuze umukobwa ararira, amarira aramwuzura mu mutima, ariko yari amarira y'ibyishimo ko Imana imugiriye neza. Noneho amuha ibyo kurya. Amaze kumuha ibyo kurya, amupfunyikira ibyiza, ibyari bijonjora arabimena. Agezeyo abihereza Nawomi. Nawomi yamubajije ijambo rikomeye, yaramubajije ngo umukobwa wanjye wahumbye kwande? Undi aramubwira ngo nahumbye kwa Bowazi. Ati kandi uwo Bowazi ni mwene wacu kandi wa bugufi. Aha mbibutse ko yajyaga avuga ko nta muntu n'umwe agira. None ubu kubera yuko umukobwa kubw'initiative yagize n'imbaraga zo gusohoka mu rugo n'umugisha Imana yamuhaye, bitumye umutima wa Nawomi utangiye kwibuka ko haba hari bene wabo babugufi basigaye. Reka mbwire umuntu babaye ufite ubwihebe, ntabwo abantu bose bashize. Cyo kora wenda bo waruzi bakuri hafi bo marangamutima babugufi ntibahari. Ariko buriya Imana irema abandi bavandimwe. Imana yongeye gutegura abandi bantu b'intwari b'imfura, bakazagushyingira, bakazakuremesha umutima ugakomera. Rero ntukajye wiheba, Imana ifite imigambi miremire itangana n'abantu batanu twavuganaga, itangana n'iya data nuko n'ubushobozi bwe na mama uko yashoboraga kunkorera. Imana ifite imigambi yagutse, hari n'igihe birenga igihugu, birenga n'ibihugu, igakoresha nabo utazi. Icyo ngusaba gusa, gira ibyiringiro ku Mana, wemere Imana ikorane nawe. Kankomeza gatoya kugira ngo nze kubabwira uko aba bantu uko ari babiri, Nawomi na Rusi, ubu ufite ibyiringiro n'utabifite, buri muntu wese Imana yamugije mu nzira zashoje, bose bamaze gutunganirwa no kugubwa neza.
amaze kubona ibyo kurya aramubwira ati noneho umukobwa wanjye ujye ugenda kwa Bowazi kandi ntukajye ugira undi murima n'umwe ujya guhumbamo. Na Bowazi yari yabimubwiye ati ntuzagera ahandi ujya, ugeze hano uhumba ahangaha. Hanyuma aramubwira ati mu gitondo usubireyo. Niko byagenze, aragenda ku wa mbere, aragenda ku wa kabiri. Igihe kigeze Bowazi arongera aricara ngo aribaza ngo ariko uyu mwana w'umukobwa uhora uza ahangaha ubundi ubungubu ikintu akeneye ni ibi biryo bya buri munsi. Aza gutekereza ko yapfaka yari mutoyi, aza gutekereza ko atabyaye, atangira kwibaza. Bajya mu mategeko rero y'iwabo, basaga ko umuntu bamaze kwakira yarapfaka yari mutoya, hakurikira icyo bita kumuhungura cyangwa kongera kumwubakira urugo. Mu yandi magambo, bagiye mu mateka basanga hari umuntu Bibiliya itigeze ivuga izina wari ukwiriye kuba ari we wafata izo nshingano mbere. Bivugwa mu bice 4 ku murongo, ndibwira ko ari wa 5, dushobora kubasoma gatoya. Umurongo wa 5 wenda wa 4, hari umugabo batavuze izina, baramubwiye bati haje Rusi na Nawomi kandi ugomba gucungura uyu mukobwa witwa Rusi, ukamucungurana n'ibyari bya Elimeleki byose. Umurongo wa 4 uravuga ngo nashakaga kubikubwira no ngo iyo sambu uyigurire imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kuyicungura uyicungure, nutabishaka mbwira mbimenye, kuko ari nta wundi wayicungura utari wowe nanjye ugukurikiye. Ni ukuvuga uyu muntu utazwi, nta zina rye ryavuzwe, na Bowazi nibo bagombaga gukora aka kazi cyangwa inshingano yo gusubiza Rusi urugo no kongera gushayisha Nawomi mu buryo bwiza butari ubwa gihunzi. Hanyuma bamuha uburenganzira bati byari Elimeleki ugenda ubicungure. Arangije rero icyakurikiyeho niyo giteye agahinda kandi nacyo cyaraduha amasomo akomeye. Murongo wa 6 uravuga ngo wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kuyicungura kugira ngo ntangize ibyanjye biragwa. Iyendere ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kuyicungura. Icyo bivuze niki? Aba ni abantu kabishe bataranamwanditse, amazina ye ntakamenyekane, ntago ari umugabo wo kumenyekana. Bamubwiye gucungura ibintu arahaguruka aremera kuko yazi ko agiye gusigarana amasambu yabo n'ibindi. Ariko bongeyeho ko mu masambu harimo n'inshingano yo gufasha umupfakazi mukuru n'umupfakazi mutoya. Aravuga ati mwiyendere ubwo burenganzira bwanjye ntago mbishaka. Aba rero bagereranywa n'abantu bagiye bafasha abantu bana b'imfubyi n'abandi bari bafite intege nke, bakaburana ibyabo bakabyegeranya, bamara gukura aho kugira ngo bibasubize bagatangira kubigirana n'ibibazo. Wenda reka ne kubitindaho cyane, ariko waba yiyumva muri iki gice yarakwiye kwihanganira izo nshingano yakuze arizo zose zikaba impano kuri abo bana, ariko akabasubiza ibyabo. Mubasubiza amasambu ya basi bamaze no gukura, mubasubize n'inka zabo n'ibindi mwagiye mubuhoza bakiri batoya, kwiritwaza ko wamureze wamukuye. Oya, ibyari ibyase bimuhi nibyo byiza, niba uzabaye imfura nibwo Imana izaguha umugisha. Uyu rero avamo, byatumye rero na Bowazi munyihanganire, byatumye Bowazi none hagira inshingano ku mugaragaro zo kubafasha. Yakoze ibintu bibiri. Icya mbere yabwiye abakuru b'Isiraheli arabwira tumva dufitanye amasezerano n'Imana ko tuzahindurira ikintu kizahinduka. Nuvuga ngo tuzakingura umuryango uzawukinguka, uwo tuzawufungira nawe azawe. Ngiyewe rero Bowazi misemo gucungura umuryango wa Elimeleki. Icya mbere Nawomi akeneye iki? Umukecuru w'imyaka 80, 60, 70 akeneye iki? Ni inzu yo kubamo, naho gutura, ni icyo kurya, na amazi, n'umwenda n'isabune. Hari ikindi akeneye? Ariko Rusi we sivyo akeneye, aracyari muto kandi ntiyabyaye. Ubwo rero akeneye urugo kandi byari byo mu mategeko y'iwabo. Arabahagurutsa rero, arambura ukuboko aravuga ati giyewe uhereye none uyu nguyu Rusi ndamucunguye abaye umugore wanjye. Abantu bose bakoma amashyi, byari birori bikomeye, bya birori atagize mu mateka ya mbere. Imana imuremeye ibirori ku mukire wo ku gasozi usumba abandi bantu bose. Ba bakozi bajyaga bamugerera bya birori yazaga gusaba, niwe ugiye guhinduka noneho kuba umuyobozi wabo. Bavuga amagambo birakomeye kandi asa n'amasengesho yasenze. Bwa mbere baravuze ngo uyu mugore uje mu nzu yawe Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya abashinze bombi inzu y'Abisiraheli. Nigeze kubabwira ibintu 5 byabaye kuri Rusi ko yaranababajwe nuko akomoka mu bamo wabo. Uyu munsi Imana imuhinduriye identity, agiye kugereranywa n'abantu babiri ba Yakobo babyaye Abisiraheli. Ni ukuvuga ko agaciro ka Rasheli na Leya ababyaye Rubeni na Simiyoni n'abandi babisiraheli twitirirwa twese, ubwo nuvuga agaciro ka Rusi karangana n'agaciro kabari abagore ba Isiraheli cyangwa Yakobo. Ibyo ubwabyo ni igitangaza gikomeye cyane. Kandi yarabwiye Nawomi ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Ubu rero birasohoye. Nshuti bavandimwe, Imana yumva amasengesho. Nyakubahwa muvugizi,
n'abandi banyumva n'abandi tuza amatwi dusenge dugizeho umwete Imana yumva amasengesho bitinda bitebuka bica kure bica hagoranye ariko Imana yumva amasengesho ihita yindurira Rusi identite muri ako kanya ahinduka umwisirayelikazi abakurikirana amakuru no gusoma muzamusanga no mu bisekuru bya Yesu. Icya kabiri baravuze ngo uyu muntu uje ngo azadufashe bari bafitanye amakimbirane mu mazu yabo ngo Uwiteka ngo icyaduha urubyaro rwe ruzamukomokaho noneho ngo rukazahwanya inzu yacu n'iya Peresi ngo Tamari yabyariye Yuda. Nta mwanya wo kubisobanura dufite reka mvuge mu ijambo rimwe gusa ngo bifuzaga ko umwana uzavuka kwa Bowazi na Rusi azaba igisubizo mu Bisirayeli. Kuri bo ntibari bazi icyo bivuga ariko nubwo havutse Obedi muri kino gihe urukurikirane rwa Obedi wabyaye Yesayi akabyara Dawidi aho niho Yesu yakomotse ari niwe warangije ikibazo cyo kunga umuntu n'Imana nicyo bahanuraga mu buryo batari bazi. Reka rero soza ibya Rusi mvuga yuko Imana yashoje agahinda ka Rusi igashoreje mu birori. Umurongo wa nyuma tugasoza Imana yakoreye iki Nawomi niwo umurongo nasomye ngo abagore nibo babivuze bavuga ngo Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Bishatse kuvuga iki? Mbibutse ko gusa Nawomi amaze kugera mu marembo ya Isirayeli agarutse abagore bagiye kumusanganira bagenda baririmba bishimye kubera ko inzira yari yarashize we yarananutse yarabaye nabi nibo yabwiye ngo mwe kongera kunyita nawo mukundi arabirukana ntibongera kumwegera. Hanyuma Rusi amaze kugenda ageze kwa Bowazi asaminda umunsi wo kubyara ugeze yibuka nyirabukwe aravuga ati nabanye n'umukecuru wapfushije abana utagira ikintu na kimwe aravuga ngo uyu mwana ntago namubyarira aha ngo aragenda mubyarira ku bibero bya Nawomi. Ni ibintu byiza cyane wa mukazana w'imfura wabanye n'umukecuru ngo amuha umwana w'uruhinja abyaye. Umurongo nabasomeye wa 14 rero ni umurongo uvuga ngo abagore bamaze kubona Nawomi akikiye umwana wavutse na Rusi amwicaye iruhande rwe mukazana w'umunyamumaro baje noneho muri bya birori bya mbere yanze baza bikoreye ibiseke uko bitekereza n'ibindi bintu byiza by'agaciro by'umuntu wabyaye baravuga ngo Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Icyo shaka kubabwira niki ntabwo Imana izatureka. Bahanuye ibintu byiza baravuga ngo uyu mwana uvutse Nawomi niwe babwiraga kuko umutima wa Rusi waramaze gukira babwiye Nawomi ngo uyu mwana uvutse azabikirangirire azakubira uw'agaciro azaguhoza amarira ngo kandi mu buhanuzi bwacu tumuhaye agaciro kangana n'ak'abahungu 7 yari yapfuje 2 ariko uwo mwana yaje kumugirira umumaro mu buryo bukomeye kandi koko nkuko nabivuze uyu mwana yaje gukomokwaho n'abantu bakomeye baje gukomokaho n'igisekuru cya Yesu. Mu gusoza ngira ngo umuvugizi yitegure kudusengera. Nshaka kuvuga ni iki ngiki gusa nuko dukwiye kubabara yigo kubabara gufite impamvu ariko ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro ahubwo twikomeze ku Mana niyo soko y'ibyiringiro. Gukomera kwacu nukubaha Imana kunyura mu nzira zigororotse niyo biduhesha ibyiringiro kandi Uwiteka azakomeza kutubera ibyiringiro azarenda ikirenge cyawe n'icyanjye kugira ngo bidasitara. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka umuvugizi w'itorero adushyira imbere y'Imana dusengere. Turagira ngo tubanze mushumba tugushimire ku magambo meza tumaze kumva kandi dushimire n'abari baduteze amatwi kubw'aya magambo y'ihumure kandi tunabibutse kuko ijambo ry'Imana ririmo byose ririmo umutsima utunga ubugingo mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshye. Imana umugisha kadusenga. Imana data wa twese uri mu ijuru wowe utabura kugenza mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye umwana w'umuntu turagushimiye kubw'uyu mwanya twari turimo kubw'ijambo ryawe tumaze kumva rijyanye mwami n'iki gihe turimo kiratworoheye ariko wasura imitima wa buri wese mwami ukwihesha icyubahiro mu mutima w'umuntu udufashe utugirire neza aboroshye mwami n'abakomeye abababaye mwami Mana data n'abafite uburyo bwo gufasha abandi nkuko ijambo ryawe bitubwiye karaho wazigamye mwami kugira ngo bafashe abandi. Turagushimiye kubw'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu uko wabazigamye nabo mu bikomeye ariko bakaboneka nk'abacunguzi b'abandi. N'uyu munsi ukaba ukomeje kugira neza igihugu cyacu. Reka ibyiringiro tubyatura imbere yawe kandi kuko waduhaye izuba rirashe n'umucyo urashe kugira ngo tubone aho twaturiye ibyiringiro byacu. Komeza kutugirira neza no kudufasha kandi imbabazi zawe zibe kuri buri wese kubw'ineza yawe ukomeze kubana n'imitima yacu. Tubisabye Imana kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu Kristo wambwe ku musaraba. Amen.